guys ahantu muhanote cyane murimo murabona ko lowest cyangwa agaciro gato ka kowa ni 6,217. hanyuma agaciro kanini yagezeho masaha 28 ni 6,412. hanyuma igiciro cy'ibihe byose cyangwa ahantu kowa ishobora kuzatumbagira ikagera uri kubona ko ari mu 72,751 by'idolari. Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko Pi network ndetse na Kowa minings project. Uyu munsi rero hari ibyo ngira ngo tuganireho kandi ntekereza ko biraza kuguha ishusho nziza ihamye wenda wagenderaho kugira ngo ube uri update aho abandi bari nawe ubu hari ibiri kuvugwa nawe ubu bifiteho notion. Ikintu cya mbere ngiye guheraho ni ikibazo abantu benshi bagiye bahura nacyo. Ubwo kubifuza kumenya aho icyo kibazo kiri reka mbayobore. Icyo kibazo turaza kugisanga ahangaha muri Kowa withdraw notice. Yes. Ahangaha murabizi neza ko batubwiye kulinkinga address ya withdraw twagombaga gukura muri MetaMask, ibyo birazwi, ariko abantu benshi bagiye bahura n'ikibazo wende guscrollinga down dore akantu kagiye gakunda kubagonga ahanini nakangaka. No kuvuga ngo not for claiming airdrop on one account can be used for airdropping within 72 hours from the same mobile phone. No kuvuga ngo nimba ugiye kulinkinga address uzakiriraho cyangwa uzaclaimingiraho cyangwa uzareceivingaho coin zawe za Kowa, ugomba gukoresha konti imwe muri telefone imwe. Umuntu rero wamaraga gukorera kulinkinga address withdraw address yiwe muri konti yiwe kuri telefone imwe arangiza akabikorera na mugenzi we, icyavuyemo ni ikingiki: the only account of the same mobile phone can claim airdrop within 72 hours. It is not recommended to operate multiple accounts on the same mobile phone. It is blocked. It will automatically recover after 72 hours. No kuvuga ngo umuntu wagerageje gukoresha amakonte menshi alinkinga iriya address yarakuye muri MetaMask muri telefone imwe agakorera abantu benshi muri telefone imwe, ahanini konte bagiye bazifungangira ngo abantu bagiye bahura n'iki kibazo barakizi. Ubwo umuntu utarabikora nyine cyangwa utaralinkinga iyi mistake ntazayikore. Hanyuma rero abo bagiye bablockingira cyangwa konte zabo zagiye ziborokwa basabwa gutegereza nibura amasaha 72 zigaruke, hanyuma bakomeze process. Kandi mu gukomeza process ugomba kumakinga sure ko telefone ugiye gukoreramo iyo process ari telefone irimo account imwe gusa, utari bugende uguranisha ama account menshi cyane muri telefone imwe. Ubwo ako kantu nako nizere ko mukamenye. Hanyuma ikindi tugiye kuvugaho ni ibintu bijyanye n'igiciro cya Kowa. Jewe ibyo ngiye kukwereka no bushakashatsi bwanjye ni research zanjye nakoze, ndajya mbereka aho nabikuye, namwe mugende murebe kugira ngo wenda mugire notion cyangwa mugire ibyo mwizera cyangwa mu briefing. So nta giciro cya Kowa dawo y'ubwayo ntago iratangaza igiciro cya Kowa, ariko hari significance cyangwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko igiciro cya Kowa gishobora kuvaria mu madolari aya nahe. Niyo mpamvu ngira ngo nyine tubikore ubushakashatsi cyangwa ama research kugira ngo turebere hamwe. So first of all tugiye guhera kuri MetaMask. Ngira ngo murabizi neza mwese ko twagiye dukoresha MetaMask ari aho twashyize mainnet, niho hari testnet ya Kowa. So tugiye kureba muri MetaMask gifashe bite, igiciro cya Kowa bagitangazaho iki muri MetaMask. Yes, hari uburyo umuntu ava muri testnet ajya muri mainnet, hanyuma nyuma bakaza kumwireka value cyangwa igiciro cyo kuri testnet, ariko kikaza kumara kanya gato kikaza guhita kivamo nyine. Urabona ko hano ndi kuri testnet. Hari uburyo ukanda hano hejuru ukajya guhindura ujya kuri mainnet, wagera kuri mainnet ukiyigeraho direct bagahita bakwereka igiciro runaka, ariko ntigitinde. Ubona bampa igiciro 33,616. Yes, niko Kowa eshanu zingana. Urakona ko ari igiciro gihise kivamo. Ngira ngo abantu bazi gukoresha MetaMask cyangwa bayikoresheje kuva kera mwagiye mubona ko hari ukuntu washyiragamo nka blockchain ya Ethereum ufiteho zero, ariko wasa nk'uhindura gato hagahita hazamo igiciro Ethereum iriho ako kanya.
So nimba rero ahangaha tumaze kubona ko igiciro turi kugenda tuvariya cyangwa duhindura bakatuzaniramo igiciro cya biriya bihumbi byinshi by'amadolari nk'uko muri kubibona, hano nangerageje gusamarayizinga nsanga nibura imwe kowa imwe ngendeye kuri iki giciro ndi kubona kiri guhita kizamo yaba ari 6,555 n'ibice 81. Iyi ni akari search gato abantu benshi bari kugenda bahuriraho, kandi ntekereza ko gashobora kuba gafite ikintu kavuze ku giciro cya kowa. Nongera kwibutsa ko ibyo ndi kubereka ni ibigaragara nyine, nta makuru nyayo atubwira igiciro cya kowa twari twabona ku mushinga cyangwa ba nyiri umushinga bari badutangariza. So ibyo turi gukora cyangwa ibyo turi kuvuga ahangaha ni researches turi kugenda twikorera zimwe na zimwe kugira ngo turebe uko byifashe. Alright, so ahandi rero tugiye kujya tugiye gusubira muri application tumayiningiramo ya Satoshi, turebe ho barabivugaho iki ku giciro cya kowa. Kugira ngo wenda tubibone neza turakanda hariya kuri quotes, niho muraza kunyura. Hano hasi kuri quotes niho mwanyura, then iyo umaze gukanda kuri quotes ngira ngo murimo murabona ko ahangaha index, turebeye kuri index ya Satoshi turabona ko Satoshi nibura iri ku 699 n'uduce turi kugenda duhindagurika. So wibuke ko muri MetaMask tumaje kubona ko nibura value ya kowa yaba ku 6,555 n'ibice 81. Hano tumaje kubona 6,699. Ubwo noneho reka tujye ahandi hantu dushobora kuba twamenyera igiciro cya kowa, ni kuri Binance. Kuri Binance rero icyo ukora kugira ngo ubashe kureba ibi ngibi ndimo nkwereka no kujya muri Chrome yacu, ngira ngo murayibona neza, ukayifungura. Then wamara gufungura Chrome yawe ukandikamo aya magambo ngiye kukubwira. Binance, ndabona yise yizana, dore amagambo wandikamo kugira ngo ubashe kugera aho ngiye kukohereza cyangwa ibyo ngiye kukwereka. Binance kowa DAO BSC news, warangiza ugasacinga. Hanyuma wamara gusacinga ugakanda hano handitse news, hanyuma ibyo byose byarangira ukaza guhitamo hahambere handitse ngo Binance adds kowa DAO price index listing soon, niho ukanda ugategereza gato ko bifunguka. Yes, kuri iyi point rero ndagira ngo unkurikire. Muri kubona ko hano ku mutwe w'iyi nkuru ugaragara kuri BCC News, baravuga ngo, sinzi nimba muri kubibona neza, baravuga ngo Binance adds kowa DAO price index. Ni ukuvuga ngo Binance yamaje gushyiramo index za kowa DAO. Nibuke ko tumaje kubona Satoshi index muri application tumayiningiramo. Noneho ngo listing soon, bivuze ngo no kwilistinga nabyo bishobora kuzaza vuba. So izi index rero turazibona gute, ibiciro turabibona gute? Tugiye kumanuka hasi, kurikirane tumanuke hasi, dukomeze tumanuke, dukomeze twimanukire. Hanyuma nimuza kugera ahantu hari kano kantu kaka link, haba bakubwira ngo Binance ngo will Binance list kowa, BCC News will keep an eyes on this one closely. Near this link let you track. Nwango iyi link ni izajya gufasha gutrackinga agaciro ka kowa kuri Binance. Ni tugiye gukanda kuri aka kantu kanditseho ngo link aka niko tugiye gukandaho. Yes, tukimara kugakandaho rero turaza kugera kuri Binance cyangwa aho Binance ilistingira ama indexes y'ama coin iba izalistinga. Ahangaha niho turi nkuko muri kubibona. Reka data zibanze zize, hanyuma tusome twitonze turebe ibihari ni ibiki, ese ni ikihe, ni izihe information biri kuduha. So icyambere bakubwira ahangaha muri announcement, barakubwira ngo this coin is not listed on Binance for trade and service. Iyi coin ntabwo ilistinzwe kuri Binance kugira ngo trading cyangwa kugira ngo iyikoreshe mu zindi service, ntabwo irajyaho, mbese iragera ku isoko. Niyo mpamvu hano the value of it cyangwa agaciro kayo usanga ari $0 muri one day. Nta trading yabayeho, nyine biri kumvikana. So ariko iyo umanutse hasi
kubona ko iyo umanutse hasi ukaza hano handitse ngo core price information guys, ahantu muhanote cyane murimo murabona ko lowest cyangwa agaciro gato ka core ni 6,217, hanyuma agaciro kanini yagezeho masaha 28 ni 6,412, hanyuma igiciro cy'ibihe byose cyangwa ahantu ko ishobora kuzatumbagira ikagera ndi kubona ko ari mu 72,751 by'idolari. Aya ni amakuru agaragara kuri Binance guys. Wenda reka tugerageze kureba nka Bitcoin tuyigereranye n'ibyo ngibyo tumaze kuvuga murebe. Reka tujye nko kuri Bitcoin tureba agaciro kayo, turebe no gutegereza gato. Alright, muri kubona ko Bitcoin yo ifite uyu munsi Bitcoin imwe nk'ibisanzwe ku giciro turiho uyu munsi, Bitcoin imwe ihagaze amadolari 23,061. Iki ni igiciro gihari birumvikana kuri uyu munsi today, ifite na chart nyine muri kubibona. Ariko nitumanuka handi hasi nkuko twari turi kureba ibijyanye na Satoshi, nitumanuka hano, nitumanuka hangaha dora hangaha nto nshaka ko mureba, uri kubona ko igiciro gito ya Bitcoin uyu munsi yagezeho mu masaha 28 ni igiciro cy'ibihumbi 22,658. Igiciro kinini yagezeho ni 23,132. Hanyuma igiciro cy'ibihe byose cyangwa hano Bitcoin igeze kuzamuka ikagera kure hashoboka ni 68,000. Ibi ngibi murabyibuka muri 2019. Ikigaragaza ko nyine ziriya data turi kubona za core zishobora kuba impamo nibyo ntekereza. Hanyuma wenda reka tujye nko kuri Ethereum nayo murebe kugira ngo wenda mu bikompare murebe uko byifashe. Reka tujye nko kuri blockchain ya Ethereum turebe, ndabona bitari byaza. Yes, tugiye kuri nka Ethereum, reka turebe nka Ethereum ibyo Binance iri kutubwira uyu munsi. No kugira ngo dusanishe turebe ibyo bavuze, wibuke ko kuri ko bavuze ko imwe iri kuva hagati ya 6,217 kugera kuri 6,400. Yes. Hanyuma rero murimo murabona ko Ethereum imwe agaciro ifite uyu munsi cyangwa aka kanya mwajya no kubireba, ni agaciro k'ibihumbi ni agaciro k'ibihumbi 4 ni 1,582,51 by'amadolari. Hanyuma tumanutse hasi tugiye kureba za data, muri kubona ko Ethereum imwe uyu munsi yavariye hagati y'565,25 kugera ku 1,613,81. Noneho ibihe byose cyangwa all time agaciro karekare Ethereum yigeze kugeraho muri kubona ko ari 4,891. Ngira ngo murabyibuka ubwo Bitcoin yageraga mu 68,7 gutyo 2019. Ahangaha na Ethereum nayo yari yaboostinze cyangwa yazamutse kuri iki kigero. So guys, rero ayo niyo makuru nari mbafitiye, ntekereza ko ari meza. Ngira ngo buri wese ahangaha ashobora kuhagera akaza kureba uko bimeze guys. Reka dutegereze bunch izaba ku itariki 6 z'ukwa kabiri, tuzarebe ngo what is the output after bunching, kandi ndizera ko ibintu byose bizaba ari byiza. Rero nagira ngo abantu batekereza kiriya gitekerezo cy'ibihumbi 6,400 by'idolari kuri core imwe, bataza aho byavuye cyangwa bataza aho abandi bakura amakuru. Nagira ngo mbereke aho amakuru aturuka naho ngaho, ariko core dawo y'ubwayo ntabwo iratangaza igiciro cya core imwe. Niyo mpamvu dusabwa gutegereza kugeza batubwiye igiciro cya core imwe. Reka ronse iyi video mbifuriza ibihe byiza aho muri hose, no kugubwa neza, ndetse mbabwira ngo mwebwe mwizeye core ibyiza biri imbere, ni mwe ba millionaire bari imbere.